Reka twongere tubaye ikaze tunashimira abakomeje kubana natwe hereye mu gitondo. Rero reka dusenge mbere yuko dukomeza n'iki cyigisho giheruka. Turagushimiye cyane datugira imbabazi uri mu ijuru, kugira neza kwawe n'imbabazi zawe byabanye natwe ibihe byose bigize kubaho kwacu, by'umwihariko muri kino cyumweru cy'aya materaniro. Tugushimiye cyane ubushake washyize mu mitima y'abaje n'abagaragu bawe. Tugushimiye cyane umwuka wawe wera wayoboye abigisha bose bagiye bagaburira abana bawe, izina rya rihimbazwe. Muri uyu mwanya tugusabye gukomeza kubana natwe muri iki cyigisho tugiye gukurikizaho. Umwuka wera akomeza kutuyobora mu kiza wacu, tubigusaba mu izina rya Yesu. Amen. Reka twongere tubaramutse mu izina rya Yesu. Tugiye kwigira hamwe icyigisho kirebana n'ubuhanuzi. Tugiye kwiga amagambo y'ubuhanuzi. Ubuhanuzi nabwo tugiye kwiga kuko ubuhanuzi bujya bubamo imigabane myinshi. Tugiye kwiga intambara ya HERIMAGIDONI n'aho ihuriye n'ibyo kwizera. Intambara ya HERIMAGIDONI aho ihuriye n'ibyo kwizera nibyo tugiye kwiga. Nkuko twabivuzeho bushize, aya magambo ya gihanuzi akwiriye kwitabwaho cyane, kuko nta cyanditswe muri Bibiliya cyandikiwe abamarayika, ahubwo biranditswe ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bifite umumaro wo kutwigisha. Imigabane yose ya Bibiliya, yaba imigabane yumvikana vuba, yaba imigabane ya Bibiliya iruhije kumvikana, yanditswe mu buryo bw'amarenga, byose byahumetswe n'Imana kandi byandikiwe kutwigisha twebwe. Iyo bavuga intambara ya HERIMAGIDONI, ibyayo byanditswe mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 16. Iyo ntambara ya HERIMAGIDONI muri ubu buhanuzi tugiye gusesengura ngo ishatse kuvuga iki, izaduka ryari, izaba hagati y'abande n'abande, izaba igamije iki, kandi ifite ngaruka ki ku buzima bwo kwizera no kujya mu ijuru. Rero reka dushingire amagambo yacu muri iki gitabo cyitwa Ibihamya. Muri iki gitabo cyitwa Ibihamya by'itorero, umuzingo wa 6, urupapuro rwa 406, harimo aya magambo avuga ati: intambara ya HERIMAGIDONI iri hafi kurwanwa. Wa wundi ufite umwambaro wanditsweho ngo umwami w'abami n'umutware utwara abatware, vuba cyane agiye kuyobora ingabo zo mu ijuru. Kuri ubu ntabwo abagaragu b'Imana bakwiriye kuvuga nk'uko umuhanuzi Daniyeli yavuze ngo ibyerekanywe n'iby'igi gishize kera. Kuri ubu ntabwo twebwe dukwiriye kuvuga ayo magambo, kuko ubu hasigaye igihe kigufi ibyahanuwe byose bikagira ku musozo wabyo. Aya ni amagambo aboneka mu gitabo cy'umwuka buhanuzi, Ibihamya umuzingo wa 6 ku rupapuro rwa 406. Mu gice cya 10 cya Daniyeli, Daniyeli yahawe iyerekwa, ariko marayika muha igisa n'ihumure aramubwira ngo ibyerekanywe n'iby'igihe gishize kera. Ubwo yagombaga kuhanura ibyo bizaba, ariko n'aba bihanuriye bakamenya yuko ari impamo kuza ko bizaza, ariko biteze ko ari iby'igihe gishize kera. None ijambo ry'Imana riraduhakaniye ko twebwe abariho none tudafite uburenganzira bwo kuvuga nk'uko Daniyeli yavuze ngo ibyerekanywe n'iby'igihe gishize kera, kuko vuba aha cyane nk'uko tumaze gusoma, intambara ya HERIMAGIDONI igiye kurema, urwo rugamba rugiye kurwanwa. Wa wundi ufite umwambaro wanditsweho ngo umwami w'abami, uvugwaho ni Yesu Kristo. Inkuru ze zanditswe mu gitabo cy'ibyahishuwe 19, uhereye ku murongo wa 11 ukageza ku murongo wa 20.
harasoba niwe uvugwa ufite umwambaro wanditswe ngo umwami w'abami n'umutware utwara abatware bidatinze agiye guhaguruka mu buturo bwe bwera ayobore ingabo zo mu ijuru. Niko tumaze gusoma muri iki gitabo. Kubw'iyo mpamvu rero dusabwa kumenya neza ibyo umuhanuzi yavuze muri ubu buhanuzi bwa Bibiliya, tukamenya n'icyo bwari bugamije, tukamenya n'uburyo bizabaho, ndetse tukamenya n'ingaruka bifite ku buzima bwacu bwo kwizera. Reka ibyo twiga tubyubakire muri iki gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Mu gitabo cya Daniyeli iby'iyo ntambara ya Harimagidoni ivugwa mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 16, ikavugwa no mu gice cya 19 nk'uko tumaze kubivuga. Umuhanuzi Daniyeli nawe yarabyeretswe, yerekana ko mbere yo kugaruka kwa Yesu, ntabwo Yesu azagaruka ari mu gihe cy'amahoro, hazaba ari mu gihe cy'intambara. Umuhanuzi yabyeretswe ati Daniyeli igice cya mbere, turasoma Daniyeli igice cya mbere duhereye ku murongo wa mbere. Haranditse ngo, icyo gihe Mikayeli wa mutware ukomeye uhagarikira abantu bawe azahagarara, azaba ari igihe cy'umubabaro utarigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho kugeza icyo gihe. Ibi umuhanuzi yeretswe tugomba gushaka kumva icyo byari bigamije. Igihe Mikayeli, iyo bavuze Mikayeli baba bavuga Yesu Kristo, uyu mutware ujya uhagararira abantu b'Imana. Umunsi azahaguruka avuye mu buturo bwe bwera, agendereye isi, aje gucungura abamwizeye. Icyo gihe biranditswe ngo kizaba ari igihe cy'umubabaro utarigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. None tugomba kwibaza ngo icyo gihe cy'umubabaro kivugwa aha niyo ntambara ya Harimagidoni yavuzwe muri bya bice bibiri by'ibyahishuwe twababwiye, mu gice cya 19 yewe no mu gice cya 16. None icyo tugomba kwibaza twese tukakimenya, ese iyi ntambara ya Harimagidoni izaba ishamiranije nde nande? Ese iyo ntambara ya Harimagidoni izaba imbarutso yayo ari iki? Reka nsome uyu murongo mbere yo kubasobanurira ibyo ngibyo. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 30 umurongo wa 5 n'umurongo kugeza ku murongo wa 7, mu iyerekwa rya gihanuzi iby'icyo gihe cy'umubabaro utarigeze kubaho uwo muhanuzi Daniyeli yabonye, ari nawo icyo gihe cy'umubabaro ari nacyo kivugwaho nk'intambara ya Harimagidoni igiye kurwanwa bidatinze nk'uko twatangiye tubisoma. Umuhanuzi Yeremiya nawe iryo yerekwa yararihawe. Aba bahanuzi babiri batandukanye bavuze kuri iyo ngingo imwe, ikigamije ari ukugira ngo twebwe abari mu isi bahanurira mu gusoma ibi no kubyiga tugira imyiteguro ya ngombwa, kandi twe gukomeza kuba impumyi ku by'Imana yagennye bitazabura kubaho kandi bidufiteho ingaruka. Noneho umuhanuzi Yeremiya we iryo yerekwa yarihawe atya. Haranditse ati, twumvise ijwi rizanywe n'ubwoba no guhinda umushitsi, kandi iryo jwi si iry'amahoro. Nimubaze noneho murebe ko hari umugabo ugira ibise byo kubyara. Ni ukubera iki umugabo wese ashize amaboko imugongo nk'umugore uri kunda, mu maso hose hagasuhererwa? Uwo munsi urakomeye kandi uteye ubwoba, nta wundi umeze nkawo. Ni igihe cy'umubabaro wa Yakobo ariko azakirokokamo. Aha hari mu iyerekwa rya gihanuzi. Nawe yitegereje Yeremiya abona igihe cy'umubabaro utarigeze kubaho.
aricyo gihe Yohana we mwiyerekwa rye yise intambara ya Harimagidoni. Maze Yeremiya aravuga ati twumvise ijwi ryizanye n'umushitsi n'ubwoba, kandi iryo jwi si ry'amahoro. Aravuga ati ayi uwo munsi ati niki gituma buri mugabo wese yacitse intege, yashize amaboko imugongo nk'umugore uri kunda, mu maso ha bose hakaba hasuherewe. Arasubiza ati ayi uwo munsi uteye ubwoba, nta wundi umeze nkawo, ni igihe cy'umubabaro wa Yakobo, ariko Yakobo azakirokokamo. Byanditswe muri Yeremiya igice cya 30 umurongo wa 5 kugeza ku wa 7. None rero hano icyo tugomba kwitaho tukakizirikana, ibi Imana yabwiye abahanuzi kabibereka. Nubuhe butumwa yari dufiteye mwo twebwe nk'abatuye isi? Icyo gihe cy'umubabaro kivugwa ni ikihe? Ndagira ngo mbabwire ngo iyi ntambara ya Harimagidoni ivugwa hangaha ntabwo ari ishyanga rizaba rihagurukiye irindi. Oya, ntabwo ari ubwoko runaka buzaba buhagurukiye ubundi. Oya, yewe si abazungu bazaba bahagurukiye abirabura, sinabakene bazaba bahagurukiye abakire, ahubwo iki gihe cy'umubabaro kivugwa hano muri ibi byanditswe ari cy'umuhanuzi we yise n'intambara ya Harimagidoni. Mu yandi magambo yerekezaga ku ntambara igomba kubanziriza kugaruka kwa Yesu, ariko ishingiye ku myizerere, ishingiye ku myemerere. Ni igihe abasenga ariko bahakana amategeko y'Imana bazaba bahagurukiye abasenga Imana by'ukuri, bafite kwizera kubakiye ku nkingi ebyiri, ariyo nkingi yo kwizera Yesu no gukomeza amategeko y'Imana. Ngiye kubibasobanurira neza kuko nicyo cyatumye bishyirwa mu buhanuzi ku ikarita y'urugendo rw'abava mu isi bajya mu ijuru. Imana yerekana urugendo rw'ibyo bazanyuramo. Ibyo nabyo ibireka abahanuzi imbere y'igihe, kugira ngo twebwe abizera tumenye bitazabura kubaho. Bizatangira bite? Reka tubisome neza. Mu gitabo cy'umuhanuzi cy'ibyahishuwe, mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 12 turasoma duhere ku murongo turasoma umurongo wa 17. Yeretswe iri yerekwa. Nawe urareba ikintu ingingo Imana yeretse abahanuzi barenze 4. Ni ikintu kiremereye gisabwa gushyirwaho umutima, kuko Daniel yavuze kuri izo nkuru, Yohana mu gitabo cy'ibyahishuwe avuga kuri izo nkuru, umuhanuzi Yeremiya nawe mu gihe cyarabihishurirwa. None ndagira ngo mwumve, noneho mu byahishuwe igice cya 12 niho hatwereka neza imiterere y'iyi ntambara. Biranditswe bitya biti: ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bakagira guhamya Yesu. Ikiyoka kivugwa muri aya magambo ni Satani. Ibyo bihamwa na Bibiliya mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 12 umurongo wa 9. Satani niwe kiyoka kivugwa mu byanditswe. Iyo bavuze umugore mu mvugo ya gihanuzi, baba bashaka kuvuga itorero. Ikiyoka kurakarira umugore n'uburakari Satani azarakarira itorero ry'Imana, maze azahaguruka arwanye abo mu rubyaro rw'uwo mugore. Ni ukuvuga ngo abizera ariko bafite kwizera kurangwa n'ibintu bibiri: bakomeza amategeko y'Imana kandi bafite guhamya Yesu, vuba cyangwa kera, kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ni ngombwa ngo ibi byavuzwe bigomba gusohora. Gusohora kwa bino nibyo abahanuzi bise ngo ni intambara ya Harimagidoni izabanziriza kugaruka kwa Yesu. Gusohora kwibi ni nabyo umuhanuzi Daniel
yise igihe cy'umubabaro utarigeze kubaho. Gusohora kw'ibi nibyo umuhanuzi Yeremiya yabonye, nawe ahinda umushitsi, abona abantu bose mu maso hasuherewe. Abazagera muri icyo gihe bose bazaba basa nkaho ubutwari bwose babwambuwe, ngo n'abagabo bose bazaba bashize amaboko imugongo nk'umugore uri kunda. Noneho icyo nicyo gihe umuhanuzi Yeremiya yise igihe cy'umubabaro wa Yakobo. Iyo ntambara se ikiyoka ari we Satani arakariye itorero akajya kurwanya barigize bakomeza amategeko y'Imana kandi bakagira kwizera Yesu, bizakorwa bite? Bizatangira bite? Satani azarakarira itorero ate? Abarenganya ate? Nibyo tugiye gusobanura mu kanya. Turagira ngo tugende intambwe ku ntambwe. Satani arabizi neza, kandi umushinga we afite ku isi ni uwo kubuza abantu kujya mu ijuru. Uwo ni wo mushinga wa Satani. Nta wundi mugore ahahira, nta mwana arihira ishuri. Satani kuri iyi si nta kindi kimuhangayitse, nta bundi bucuruzi akora. Umushinga we ni uwo kubuza abantu kugira ngo batazabona agakiza. Arwanisha intware ebyiri, icyaha n'ikinyoma. Abantu benshi azababuza kujya mu ijuru akoresheje ibyaha, ariko nanone ku rundi ruhande abatemeye kuba mu byaha, Satani yabashingiye umushinga witwa ikinyoma, kugira ngo bakorere Imana, basenge, ariko basengera hejuru y'ikinyoma. Noneho abazatahura ikinyoma cya Satani bakigisha abantu kuri kose kwaba batura kukabahuza n'Imana, abo nibo Satani azarakarira uburakari, abapangire kubarenganya, maze iyo niyo ntambara iheruka izabanziriza kugaruka kwa Yesu. Turabisobanura neza intambwe ku ntambwe, turagira ngo twumva atarambirwa. Murabizi neza yuko intonganya za mbere zadutse ku isi, ubwicanyi bwa mbere bwadutse ku isi, ntabwo abantu bapfuye amafaranga, ntabwo bapfuye amoko, ntabwo bapfuye ko umwe yatwaye umugore wundi, ahubwo bapfuye kutumvikana mu mahame y'imisengeri. Ubwo ndavuga hagati ya Kayini na Abeli. Kayini na Abeli bari abavandimwe basangiye se na nyina. Isi yose yari isambu yabo, ntabwo ari ubutaka bw'ababanye buto ngo imbibi ngo bapfuye imbibi. Nta wari watwaye umugore wa mugenzi we. Icyo bapfuye ni ukutumvikana mu mahame y'imisengere. Aho Satani yatangiriye urugamba, niho agomba kuzarusozereza. Iki bita intambara ya HERIMAGIDONI ivugwa mu gitabo cy'ibyahishuwe, ariyo twasomye mu mwuka w'ubuhanuzi ngo vuba cyane igiye kurwanwa. Kimwe n'iki gihe cy'umubabaro kivugwa haba mu gitabo cya Yeremiya n'igitabo cya Daniyeli, bizaba bizanywe n'uburakari bw'ikiyoka cyarakariye umugore. Mbega imbaruso y'iyo ntambara ni uburakari kugeza ku murongo wa 11. None tumara gusoma hano biratworohera kumenya ibi uko byahanuwe n'uburyo bizashyirwa mu bikorwa. Ubwo turacyari ku buryo byahanuwe. Aya magambo yubakiye ku mirongo 4 y'ibyanditswe, ndagira ngo umuntu wese ayumve. Ni Daniyeli igice cya 12 umurongo wa mbere, ndakeka ko mwari mwahanditse. Byubakiye kuri Yeremiya 30 umurongo wa 5 kugeza ku wa 7. Byubakiye kuri ibyahishuwe igice cya 12 umurongo wa 17, n'ibyahishuwe ibice 6 umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 11. Iyo mirongo yose uko ari 4 y'ibyanditswe niyerekwa, ariko ryerekeje ku kintu kimwe, ariko umuhanuzi wese yakivuzeho bitandukanye bitewe n'ibizagikorerwamo bitandukanye. Reka tuhasome naho
nyuma yaho turatangira gusobanura uko bizajya bishyirwa mu bikorwa. Ibyahishuwe 6 turasoma duhere ku murongo wa 9 nkuko twababwiye. Haranditse ngo umwana w'intama amennye ikimenyetso cya 5, mbona munsi y'igicaniro imyuka y'abishwe bahowe ijambo ry'Imana n'ubuhamya bahamyaga, batakana ijwi rirenga bati, ayi mwami wera kandi w'ukuri, uzageza he kudaca amateka no kudahora bari mu isi uhorera amaraso yacu? Umurongo wa 11, umuntu wese muri bo ahabwa igishura cyera, babwirwa kumara ikindi gihe gito baruhuka, kugeza aho umubare w'imbata bagenzi babo na bene se bagiye kwicwa nk'abuzuzurira. Muri iyi mirongo ndagira ngo tuyisobanure mwumve birimo. Mu iyerekwa rya gihanuzi Yohana yabonye ikimenyetso cya 5 kimenwa. Kuko tudafite umwanya wo gusesengura amarenga yose ya buri jambo rya gihanuzi, mu byahishuwe havugwamo ibimenyetso 7. Ibi bimenyetso 7 uko buri kimenyetso cyamenwaga hari ikintu cyagaragaraga. Noneho icyo bita kumenwa kw'ikimenyetso cya 5 ni igihe cyo gutangira k'urubanza ku batabizi. Ubwo wenda ushaka kubimenya neza azakurikirana icyigisho cyo kumenwa kw'ibimenyetso by'ibyahishuwe 6 azakibona kuri iyi channel. Noneho twebwe reka dukomeze iyo tujya. Ikimenyetso cya 5 kumenwa kwacyo ni igihe cyo gutangira k'urubanza. Ubwo mwiyere ku muhanuzi yabonye igihe cyo gutangira k'urubanza, abona imyuka y'abishwe bahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana. Abona za ntumwa zapfuye zizira guhamya kwa Yesu, n'abahanuzi bose uhereye kuri Abeli n'abandi bakiranusi babayo mu gihe cy'abaporoso, abo bose mu gihe cy'itangira ry'urubanza. Zirikana yuko urubanza rwagombaga gutangira mu 1844. Ubwo urubanza rwatangiraga ari by'umuhanuzi yise kumenwa kw'ikimenyetso cya 5, yabonye amyuka y'abaciwe ibihanga bazira guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, bose batakana ijwi rirenga bati, ayi mwami wera w'ukuri, uzageza kudaca amateka ngo uhora bari mu isi bahorera amaraso yacu. Ibi bishatse kuvuga iki? Ubwo igihe cyo gucira abantu urubanza cyageraga, dosiye z'abakiranutsi bahowe Imana ariko batarajya mu ijuru na bugingo n'ubu bategereje umuzuko Yesu agarutse zagezweho. Imanza zibemeza ko ari abakiranutsi, ari nabyo umuhanuzi yise ngo guhabwa igishura cyera. Ariko babwirwa kumara ikindi gihe baruhuka, kugeza ubwo bagenzi babo n'imbata bene se bagiye kwicwa nk'abo umubare ukuzura. Iryo ni ryo jambo ryo kuzirikana. Impamvu ari ryo kuzirikana niko kabagiye bicwa bahowe Imana ni benshi uhereye kuri Abeli kugera mu gihe cy'abagorozi b'abaprotestanti. Ariko urubanza rwo rwagombaga gutangira mu 1844. Muri icyo gihe rero imanza zitangiye, abo bahowe Imana ntabwo bazuwe ngo bahite bajyanwa mu ijuru, ahubwo babwiwe yuko hirya y'icyo gihe hari abandi bagaragu b'Imana, imbata z'Imana, nabo bagomba kwicwa bazira guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, nk'uko babandi ba mbere byagenze, umubare ukabona kuzura. Birumvikana ako karengane kazagwamo abantu b'Imana niko umuhanuzi yise intambara ya HERIMAGIDONI, niko umuhanuzi yise igihe cy'umubabaro. Kazatangira gate? Bizagenda biti? Niho tugeze. Byanditswe mu gitabo cy'ibyahishuwe
mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 13 umurongo wa 16 n'umurongo wa 17 haranditswe ngo abari mu isi bose igihe kigiye kugera ubwo abari mu isi bose abakomeye n'aboroheje abimbata n'abo mudendezo bazahatirwa kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Ubu kuko tudafite umwanya wo gusobanura ngo inyamaswa ni inki, ahubwo reka turashyize ku ntego. Uku kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa ni igiki? Kuba dukurikira cyane cyane online mufite amahirwe yuko ibi byigisho bijya bisigaraho, ubwo muzajyaho mushake icyigisho cy'ubuhanuzi bwasobanuye ngo inyamaswa ni iki, ubwo muzabimenya. Ariko ko tudafite umwanya reka twihutire kumenya ngo ikimenyetso cy'inyamaswa kivugwa mu byahishuwe 3:16 na 17 13 umurongo wa 16 n'uwa 17 icyo abantu bazahatirwa kwakira, bakanga kucyakira bikazana ka karengane kazagwiza umubare w'abazazira guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana nkuko byavuzwe mu byahishuwe 16. Mumenye ngo icyo kimenyetso ni ikihe. Ndasoma mu gitabo cyitwa Ibihamya umuzingo wa 8 urupapuro rw'117 kugira ngo tuhabone ubusobanuro bw'umwuka buhanuzi butari ubuhimbano butubwira ngo iki kimenyetso cy'inyamaswa abantu bazahatirwa kwakira ni igiki. Haranditse ngo ikimenyetso cy'Imana kigaragarira mu kubahiriza umunsi w'isabato nk'uko Uwiteka kigaragarira mu kubahiriza umunsi w'isabato ari we kimenyetso cy'Imana cyereka gihamya imirimo yayo y'irema, nk'uko Uwiteka yabwiye Mose ati ubwira abana b'Isirayeli uti mujye mwubahiriza umunsi w'isabato ube ikimenyetso hagati yanjye namwe kugira ngo mumenye yuko ari jye Uwiteka ubeza. Ibi mvuga byanditswe muri Bibiliya mu gitabo cyo kuva ibice 31 umurongo wa 12 n'uwa 13. Imana yahamije yuko kubahirizwa ku isabato, mbega isabato ni nk'ibendera ry'Imana. Ubusanzwe ibendera ni ikirango kiranga igihugu, buri gihugu kirarigira, nuko n'Imana nayo ikimenyetso cy'ingoma yayo gihamya yuko Imana ariyo yaturemye, ko ibiriho byose ariyo yabiremye. Yatoranije umunsi wa 7 w'isabato iwugira ibendera ry'ingoma yayo. Noneho ndakomeza nsome muri aya magambo yo mu gitabo cyo kuva, Uwiteka agaragaza ko yagambiriye ko isabato iba ikimenyetso cyangwa ikirango hagati yayo n'abayisenga. Ikimenyetso cy'inyamaswa kivugwa mu byahishuwe 13 ni ikinyuranyo cy'icyo, ni ukuvuga kubahiriza umunsi w'icyumweru. Icyo kimenyetso gitandukanya abunamira ubutware bw'Imana n'abunamira ubutware bwa Papa kuko ari we washyizeho icyumweru. Birumvikana neza? Hatabayeho guca hirya no hino wenda kubashaka impamvu byitwa inyamaswa, zo zizaboneka, zo muzaziga mu cyigisho nyine cyo gusobanura ngo inyamaswa ni iki. Ariko ikimenyetso cy'inyamaswa kivugwa mu byahishuwe ibice 13 icyo abari mu isi bose bagomba kuzahatirwa ni ugusenga ku cyumweru ku gahato. Ni ugusenga ku cyumweru ku gahato. Wambaza utese abantu bazarinda babihatirwa
Satani abifitemo izihe nyungu? Inyungu Satani abifitemo nizi: Imana imaze gushyiraho isabato ikayitegeka muri Bibiliya kuba ikirango cyangwa ikimenyetso cy'ingoma yayo, ubwo isabato Imana yari yihagaritse nk'ibendera ry'ingoma yayo. Satani nawe kuko umugambi we ari ukugira ngo abantu basenga Imana mu kinyoma, bakora iby'Imana itabategetse ariko bazi yuko barimo gukora iby'Imana yabategetse. Yanyuriye mu buyobozi bw'idini ryayobye, batangiza uwitwa Mutagatifu Silvestiri. Uwo ni umwe mu bapapa babayeho. Satani aramuyobya, amugira n'igikoresho cyo kuzayobya abandi kugeza ku iherezo. Ahindura isabato, ashyiraho icyumweru, ashyiraho amategeko ahatira abantu bose kucyubahiriza ku gahato no kubuzanya kubahiriza isabato Imana yategetse. Hashira imyaka 100 ari icyaha gihanishwa amategeko ya leta kudasenga ku cyumweru cyangwa kuvuguruza kwera kw'icyumweru. Hashira imyaka 100 ari icyaha gihanwa n'ubutegetsi guhangara kwigisha ukwera ku munsi w'isabato cyangwa kubahiriza umunsi w'isabato. Ibyo byabayeho, haboneka benshi babikubitirwa, barabyamburirwa, barabifungirwa, abandi barabyikirwa, ku buryo isi yose yageze ubwo yizera ko umunsi wo gusenga, umunsi w'Imana ari icyumweru. Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, ntabwo yemeye yuko uwo mwijima ukomeza kubudikira bari mu isi. Igihe cyarageze, abantu b'Imana bahishurirwa ukuri ku munsi w'isabato, nka rimwe mu mategeko y'Imana 10, akaba ariyo mategeko abantu bose bazacirirwaho urubanza. Ukuri kw'isabato kurigishwa. None bya bindi Satani yakoze akoresheje ubutegetsi bw'idini bwari buriho icyo gihe, mwibuke yuko icyo gihe idini yayoboraga iby'umwuka, yayoboraga iby'idini ariko ikayobora n'ubutegetsi. Nuko iryo hame niryo Satani agiye kuzongera gukoresha kugira ngo abantu isabato yongere gusibanganywa nk'uko byahoze, abantu bategekwe gusenga ku cyumweru ku gahato. Ibyo nibyo bizatangiza icyo umuhanuzi yise intambara ya HERIMAGIDONI yavuzwe mu gitabo cy'ibyahishuwe. Uko niko igihe cy'umubabaro utarigeze kubaho uw'abahanuzi bavuze uzashyirwa mu bikorwa. Ubwo nibwo buryo ikiyoka ari we Satani azarakarira umugore ari ryo torero no guhiga abakomeza amategeko y'Imana bakagira guhamya kwa Yesu. Mbega muri magufi ibivugwa muri ya 40 y'ibyanditswe nababwiye muri Danieli 12 umurongo wa mbere, ibivugwa muri Yeremiya 30 umurongo wa 5 kugeza ku wa 7, ibivugwa mu byahishuwe 12 umurongo wa 17, n'ibivugwa mu byahishuwe 6 umurongo wa 9 kugeza ku wa 11, byose bizasohozwa no gushyirwaho ku itegeko ry'icyumweru rizahatira abatuye ku isi kubahuka isabato no gukomeza icyumweru, ubwo kugira ngo abantu basuzugura ubutware bw'Imana ahubwo bubahiriza ubutware bwa Papa. Abazabyanga bazahura n'akarengane gakomeye, nuko ibyo byanditswe bizasohora. Nguko uko intambara ya HERIMAGIDONI izamera. None hari ibibazo byo kwibazwa hashingiwe kuri ibyo dusomye n'ibyo dusobanuye.
hashingiye kuri ibyo dusomye n'ibyo dusobanuye, umuntu ashobora kwibaza atese ibyo bintu bizapfa gushoboka, ibyo bintu bizapfa gushoboka. Impamvu wakwibaza uti bizapfa gushoboka, hirya no hino ku isi hari ubutegetsi burengera abaturage, hirya no hino ku isi hari ingaga n'imiryango irengera uburenganzira bw'abantu. Ibintu byabayeho kera, abantu bagafungwa bazira gukomeza amategeko y'Imana, bagafungwa bazira ubutumwa bwiza, abandi bakicwa, cyane ko dore ko mu ntumwa za Yesu nta numwe wisaziye. Kandi ibyo byabayeho, ayo mateka niyo agomba kwisubiramo. None umuntu yakwibaza atese bizakunda, ubutegetsi buzareberera. Satani yapanze ingamba y'uburyo azabikora. Ngiye kubisoma mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, icyigisho ni cya 36, icyigisho ni cya 36. Harimo aya magambo nifuza ko dusoma ngo Satani azakorera mu byaremwe kugira ngo yemeze abatuye ku isi yuko abantu bose bagomba kuruhuka icyumweru n'abategetsi babyemere. Ndasoma, haranditse ngo Satan works through elements of nature to garner his harvest of unprepared souls. Satani azakorera mu byaremwe bino tudategeka kugira ngo ayobye abantu, bityo we akusanya umusaruro we w'imitima ititeguye cyangwa y'imitima y'indangare. Azabigenza ate? He has studied the secrets of laboratories of nature, and he uses all his power to control the elements as far as God allows. Satani azamabanga ayihishe muri laboratoire y'ibyaremwe, kandi ajya akoresha ibyaremwe igihe cyose Imana ibimwemereye. Reka mbisobanure neza mbone kubyumva. Satani azaho bakora imvura ikagwa, Satani azaho bakora umuyaga ugahuha. Ibyo mushaka kubyemera, igihe Imana yamubwiraga ngo ngaho genda ubabaze Yobu, mwamenye ibyakurikiyeho. Ako kanya ntawuzaho yakanze, umuyaga w'ishyuhe ruraza urimbura inzu ya etaje yo abana ba Yobu bari bataramiyemo, iragwa. Ntiyasambutse gusa, ahubwo yaraguye bagwamo ku buryo amagana y'abari bateraniyemo nta warokotse. Ubwo bufasha Satani aracyabufite na bugingo n'ubu. Azabukoresha ate rero? Reka mbabwire. Icya kabiri, ako kanya Satani akimara guteza iyo nkubi y'umuyaga, yaragiye ajyaho Yobu yararagiriye, amashyo ye n'imikumbi ye, ngo amanura umuriro uvuye mu ijuru. Ubu ntawuzaho yakanze, umuriro uramanuka wikubita kuri ya mashyo, kuri ya mikumbi, ku bashumba bose ntiyasigara n'umwe. Ubwo bubasha Satani aracyabufite kugeza na n'ubu. Kuba atabushyira mu bikorwa ni imbabazi z'Imana zikingiriza. Ngiye kubabwira uburyo rero azabukoresha. Satani igihe yarebaga icyo gitero kibiza kinaniwe gukora, yasubiye ku Mana aravuga ati burya nibeshye. Ubugingo buhorerwa ubundi, n'umubiri ugahorerwa undi. Yobu kumunyaga ibyo atunze ntabwo byatuma akwihakana, ariko rambura ukuboko umukore wo ku mubiri we, urareba yuko atari bukwihakane. Imana yamubwiye ati ntakubujije, icyo wirinda n'ubugingo bwe, ariko umubiri we ngushyize mu maboko yawe. Satani sinzi uburozi yakoze, ako kanya yo bararwara,
ararwara muteza uburwayi bwose azi bubabaza kurusha ubundi. Muri iki gihe cy'imperuka kugira ngo itegeko ry'icyumweru rishyirwe mu bikorwa, ndasaba abazabona icyo gitabo muzagisome mu buryo burambuye, ariko reka mbabwire uko Satani azabikora. Uko turushaho kwegereza iherezo ry'ibihe, Satani nawe arahangayitse. Uko ubutumwa bwiza bubwirizwa, abantu bakihana bagasanga Imana, Satani afite agahinda ko abantu benshi bazagarukira Imana akazabura arimburanwa nabo. Ntabwo anyuzwe n'umubare wabo yayobereje mu byaha, ariko ashaka ko n'abasenga bubaha Imana bayisenga mu buryo butemewe. Niyo mpamvu yazanye imyizerere y'ibinyoma. Iyo myizerere y'inyoma rero, abayitahura bakigisha ukuri, Satani azabibasira. Kandi uburyo azabibasira, azabateza amategeko y'ibihugu. Azabikora ate rero? Satani azateza ibiza, imyuzure, inkongi z'imiriro, impanuka ku butaka, impanuka mu mazi, ateza ibyorezo by'indwara. Namara guteza ibyo byago byose, kuko buri gihe abategetsi b'isi bahora bahangayikiye neza y'abantu babo, bahora bahangayikishijwe n'icyatuma rubanda bayoboye baguwe neza, nabo bazashavuzwa cyane no kubona ineza bashakira abantu babo itarimo kugerwaho, bitewe n'ayo mahano yose Satani azabateza ku isi. Noneho bazibaza batese ibi biraterwa n'iki? Bakoresha imbaraga zabo n'ubuhanga bwabo gushaka imvano yabyo, ariko bayoberwe. Muri ako kangaratete ngo Satani azahagarara mu bahanuzi b'ibinyoma, ababwira atayo mukora byose murakora y'ubusa. Abwira ati atayo bose n'ay'ubusa, ibi biza ntibizashira, ibi byago ntibizashira, ibi byorezo ntibizashira. ngo ababwira ati ubu ni uburakari bw'Imana, bitewe n'uko ku isi abantu bakomeje gusuzugura umunsi w'icyumweru. Abategetsi nabo bazi ubwenge, bazavuga bati kandi aya ni amatiku y'amadini, batubwo muragira ngo muduteranye n'abantu batariho urubanza. Noneho nibanga kubyemera, Satani azakora akantu ka kabiri. Niko ngiye gusoma ibyahishuwe igice cya 10, igice cya 16, umurongo wa 13 n'umurongo wa 14. Aka niko kazavana abategetsi ku izima bemera icyo kinyoma Satani azabahimbye kandi akinyujije mu bigisha b'amadini, maze akarengane ari cyo gihe cy'umubabaro cyavuzwe cy'intambara ya HERIMAGIDONI, noneho bose bayigemo. Reka dusome ibyahishuwe 16, turasoma umurongo wa 13 n'uwa 14. Nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka, no mu kanwa ka ya nyamaswa, no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma, havamo imyuka 3 mibi isa n'ibikeri, kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza, igasanga abami bo mu isi yose ngo ibahururize kujya mu ntambara yo ku munsi w'Imana isumba byose. Ndagira ngo hano hantu tuhumve neza abana b'Imana. Impamvu bino tubyiga nuko byanditswe, kandi ntabwo byandikiwe abamarayika, ahubwo byandikiwe twebwe abatuye kuri iyi si. Ni natwe bizasohoreraho. Bamwe muri twe bazagira uruhare mu kubisohozaho. Niyo mpamvu dusabwa kubyiga bitaraba, kugira ngo umuntu wese utwumva amenye ibyahanuwe bitazabura kubaho, kugira ngo uzirinde
utazagira uruhare rwo kubisohozaho, cyangwa utazaba umwe mu bazabisohoza cyangwa byagusohoreraho bikagutungura kandi byaravuzwe. Reka noneho dusobanura ibi. Mu iyerekwa rya gihanuzi Yohana yabonye mu kanwa ka cya kiyoka, ubwo ni Satani, no mu kanwa ka ya nyamaswa, ubwo yo ntabwo tuyisobanura kuko twabuze umwanya wo kubitondeka ngo abantu bamenye ngo inyamaswa ni iki, no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka itatu mibi isa n'ibikeri. Noneho Yohana arasobanurirwa, arabwirwa ngo niyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza. Ariko ibyo bitangaza bigamije iki? Bigamije gukonvenka abatware bo ku isi kugira ngo nabo bafatanye na Satani mu rugamba rwo kurwanya ingoma y'Imana. Ibi mvuga ntabwo byari byaba, ariko bigomba kuzaba kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ni nayo mpamvu kubyiga bitarasohora ari byo byiza nabyo Imana ishaka. Noneho nkuko nari maze kubibabwira, ubwo Satani azaba arimo guteza ibiza, amahano ku butaka, amahano mu nyanja, amahano mu kirere, ibyorezo by'indwara, imijyi myinshi byagenda isembwaho. Abategetsi b'isi bataye umutwe, bacyanganyikiwe, bababajwe n'ibirimo kubabaho. Abahanuzi b'ibinyoma bazahaguruka bababwire bati burya iki kibazo ntabwo mwagikemura munyuriye muri siyanse. Ubu ni uburakari bw'Imana bwatwewe nuko icyumweru cyasuzuguwe. Ubu ni uburakari bw'Imana buterwa nuko abantu bigisha iby'isabato. None niba mushaka ngo ibi byago byose bishire, nimushyireho itegeko rihatira abaturage bose bo ku isi kubahiriza umunsi w'icyumweru. Iryo tegeko nirishyirwaho, nibwo ibyavuzwe n'umuhanuzi bizaba bisohoye ngo abantu bazahatirwa kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa, kuko icyumweru nicyo kimenyetso cy'inyamaswa nk'uko twamaze kubisoma. Noneho muri ako kangarateta abategetsi bamwe kuko ari abanyabwenge bazabyanga, bavuge bataya n'amatiku. Abo Satani ahumeka umwuka, uwo mwuka Satani azahumeka uzakorera mu bayobozi b'amadini yayobye, ari nabo bisongo ni inyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma. Bakora ibitangaza bizemeza babami bo mu isi bati burya ibyo twavuze ni ukuri. Uko neka abami bo mu isi nabo bazayobwa ngo binjire bahururizwe kujya ku munsi w'intambara y'umwami Imana. Ngira ngo nibyo tumaze gusoma. Ndagira ngo nsome ubusobanuro bwabyo. Nsome ubusobanuro bwabyo mu mwuka w'ubuhanuzi kugira ngo uduteze amatwi nawe adatekereza ko wenda ari ubusobanuro bwa kimuntu. Oya, ubu iyi ni impamo y'ibitazabura kubaho. Haranditse hati igitabo cyitwa Intambara Ikomeye, igitabo cyitwa Intambara Ikomeye, urupapuro rwa 624. Ndagira ngo dusomemo aya magambo. Intambara Ikomeye 624 ni icyigisho cya 39. Handitsemo aya magambo avuga ngo fearful sights of a supernatural character will soon be revealed in heavens in token of the power of miracle working demons. Ibintu biteye ubwoba bizajya bigaragara mu kirere, ari ukwigaragaza kw'imbaraga z'abadayimoni zikora ibitangaza. The spirits of devils
will go forth the kings of the earth and to the whole world to fasten them in deception and urge them on to unite with Satan in his last struggle against the government of heaven. Imyuka y'abadayimoni izasanga abami bo mu isi kugira ngo ibarimanganye bariganywe ibemeze gufatanya na Satani mu rugamba ruheruka rwo kurwanya ingoma y'Imana. Reka ibi tubisobanure neza byumvikane. Byanditswe muri Bibiliya no mu mwuka w'ubuhanuzi. Biranditswe ngo ibintu biteye ubwoba bizajya bigaragara mu kirere. Wenda urugero ubona ikintu gisa n'ikirunga cy'umuriro cyunamye nko hejuru y'uyu mujyi. Abantu bagira ubwoba, bahinda umushitsi. Abize ubumenyi bw'ikirere bapime babone nta kidasanzwe. Nuko naho nagasiko k'abadayimoni kigize nk'ikirunga cy'umuriro. Umuhanuzi w'ibinyoma haguruke avuga ati iki ni ikirunga kigiye kugwira uyu mujyi. Abesha abaturage abategetse ati nimudafata abamamaza amategeko y'Imana bagasuzugura icyumweru kirabagwira nta ukira. Nabo kuko bahora bashakira neza abaturage babo bazavuga bati mubafate turebe. Nibamara kubafata ako kanya Satani kuko intego y'izabigezweho baba dayimoni bazikubura buke cya kirunga cy'umuriro kitagihari. Abantu bavuge bati buriya kumbe ni kweri. Ibyo bavuze ni ukuri. Abami bazaba convicted, bazemezwa maze bashyireho amategeko ya huti ategeka abaturage b'isi gukomeza icyumweru. Erega nicyo kimenyetso cy'inyamaswa kivugwa. Maze nibamara gushyiraho ayo mategeko uzayarenga hakigisha iby'isabato agakomeza isabato azaba agaragara nk'umuntu ushakira igihugu inabi, nk'umuntu ushakira udashakira amahoro abari mu isi, maze bazamurwanya bivuye inyuma. Uko niko isi izayoboka icyumweru. Uko niko iyo niyo ntambara iheruka umuhanuzi yise ngo ni intambara ya HERIMAGIDONI. Iyo niyo ntambara abami bo mu isi bazahururizwamo, maze ibyo Satani ashaka bitizwe umurindi n'amategeko yo mu isi. Isabato y'Imana, ibendera ry'Imana isiribangwe, icyumweru cyashyizweho na papa gihabwa intebe ndetse kirengerwe n'amategeko y'isi. Nguko uko ibintu bizagenda. Iyo ako niko karengane gaheruka umuhanuzi yavuze, ari Danieli, ari Yeremiya, nuko ibyavuzwe bizasohora. Noneho tukivuga kuri ibyo, ndagira ngo twongere dusome aya magambo mu gitabo cyitwa Ibihamya umuzingo wa 6 urupapuro rwa 18. Haranditse ngo, as America, the land of religious rebirth, shall unite with the purpose in forcing the conscience and compelling men to honor the false Sabbath, the people of every country on the globe will be led to follow their example. Ubwo Amerika izwi nk'igihugu cyo kwishyira ukizana mu by'iyobokamana, izifatanya n'ubupapa mu guhata imitima nama y'abantu no guhatira abantu gukomeza isabato mpimbana ariyo cyumweru. Abantu bo mu bihugu byose bazakurikiza icyo cyitegerezo cya Amerika, nguko uko akaga gaheruka kazagwirira isi. Nguko uko akaga gaheruka kazagwirira isi. Rero bana b'Imana, impamvu ibi byavuzwe bikandikwa no kugira ngo ni ku mpamvu ebyiri. No kugira ngo abantu bamenye ukuri yuko Satani arabizi neza ko gusenga k'ukuri kugomba kubakiye ku nkingi ebyiri.
abantu bize kwizera Yesu no gukomeza amategeko 10 y'Imana. Ibyo bihamwe na Bibiliya mu gitabo cy'Ibyahishuwe ibice 14 umurongo wa 12 haranditse ngo aho niho kwihangana kw'abera kuri bitondera amategeko y'Imana kandi bakagira kwizera Yesu. Nanone mu Byahishuwe 12:17 aho twasomye kare, abantu Satani azarwanya, abantu bafite imisengeri iteye Satani ikibazo, n'abafite kwizera bizera Yesu kandi bagakomeza amategeko y'Imana. Uku gushyiraho itegeko ry'icyumweru Satani anyuriye mu buriganya bukomeye twatangiye dusoma. Intego ya Satani n'inyunga zaba bifitemo kuzaba ari ukugira ngo abantu bice itegeko amategeko y'Imana, kuko uwishe rimwe aba yishe yose. Kandi uwavuga ngo asenga Imana ariko agasuzugura ibendera ry'ingoma yayo abasa n'uwikinira. Isabato ariyo bendera ry'ingoma y'Imana. Satani yapanze imigambi izatuma yangwa igakurwaho, kuyikomeza bigasa nko kubahuka no kurwanya amategeko y'isi ariho. Amategeko y'isi ariho byanditswe ngo ibyo bizatangira muri Amerika bikwirwa isi yose, niko tumaze gusoma. Impamvu tubyiga rero, byarahanuwe bitinde cyangwa bitebuke, vuba cyangwa kera, ntabwo bizabura kubaho. Imana ishaka yuko twebwe abariho none bwa mbere tumenya ngo nta misengeri iba yemewe iyo tubakiye kuri izo nkingi zombi. Naho wakwizera Yesu ariko udakomeza amategeko y'Imana ntiwakizwa. Kabiri, ukomeje amategeko y'Imana ntiwizere Yesu nabwo ntiwakizwa. Nizo nkingi zombi agakiza kubatseho. Satani yagamije kuzahirika inkingi imwe kugira ngo abantu bazagira imisengeri Imana itemera. Niyo mpamvu tugomba kubyiga, kuko byarahanuwe byandikwa muri Bibiliya. Icya kabiri ni ukugira ngo abazarimanganywa Satani akabayobesha bwa bucakura, bakagira uruhare mu gushyiraho amategeko abuzanye isabato agategeka icyumweru. Ni ukugira ngo byigishwe hakiri kare, maze uwo munsi ubwo buriganya buzaba butangiye gukora, Satani ayobesha abategetsi bo mu isi ibimenyetso n'ibitangaza, kuko abakozi be bamuyobotse, abitangiye kubwiriza ibinyoma no guhanura ibinyoma. Byanditswe ngo Satani azabahumekeramo ya myuka itatu isa n'ibikeri twasomye, maze bakora ibitangaza bizemeza ubibonye wese nawe ayoboke iyo ababikora bamuganisha. Impamvu tubyigisha bitari byaba ni ukugira ngo ubwo Satani agiye kuyobesha abari mu isi bitangaza, ngo n'abategetsi akabarimanganya ku buryo bakonvenka nabo gufatanya na Satani mu rugamba rwo kurwanya ingoma y'Imana, nabo babimenye hakiri kare, maze umunsi abo banyabinyoma bazahaguruka bagahanura ibinyoma bagakora ibitangaza babarimanganya, bazamenye ngo ibyanyu twabimenye bitaraba. Noneho intego ya gatatu, ibi bitangaza bizatuma abantu benshi bayoba. Benshi mu bakomeje isabato bazayireka, wenda ku mpamvu ebyiri, bitewe no guhatirwa kuyirekwa no kubuzwa amahirwe bitewe no gukomeza isabato, cyangwa n'ibikangisho. Ariko hari n'umugabane munini, kuko abayirwanya Satani azaba yabahumekeyemo ibitangaza, bazigisha inyigisho zirwanya amategeko y'Imana, bazihamirisha ibitangaza bitarakorwa n'undi muntu, maze imbaga y'abantu benshi bayobe. Noneho tugana ku musozo, kuko iminota yacu hasigaye mikeya, mwambaza muti hari ubundi buryo Satani yigeze akoresha metode nk'iyo? Igisubizo ni yego. Mu gitabo cy'intambara ikomeye,
icyigisho cya kabiri page y'icyongereza ni 45 ngira ngo reka mpagere neza. Hitwa ngo akarengane mu binyejana bya mbere. Abakristo ba mbere babayeho nyuma y'urupfu rw'intumwa bakomeza gutyo, bagiye barenganywa cyane, ariko bakababeshyera ko aribo batuma imvura itagwa, aribo batuma ibyiza. Reka tuhasome. Ni page ya 40. Reka nsome. Haranditse ngo the history of the early church testify to the fulfillment of the Savior's words. The powers of earth and hell array themselves against Christ in the person of his followers. Amateka y'itorero rya kera, niryo torero ry'intumwa, ahamya gusohora kw'amagambo y'umukiza Yesu yavuze ngo itorero rizarenganywa. Icyo gihe imbaraga z'ikuzimu n'imbaraga z'isi byaviriye indimwe kurwanya Kristo binyuze mu bayoboke be. Paganism foresaw that should the gospel triumph, her temples and altars would be swept away. Therefore, she summoned her forces to destroy Christianity. Ubupagani, ubwo ni Satani wari ubuyoboye, yabonye mbere bitari byaba yuko ubukristo niburamuka buganje ku isi, ibicaniro n'isengero za gipagani bizatsembwa. Nuko Satani akusanya imbaraga ze zose, ubupagani bukusanya imbaraga zabwo kugira ngo burandure ubukristo. The fires of persecution were kindled. Ubwo nibwo umuriro w'akarengane wakongejwe. Christians were stripped of their possessions and driven from their homes. Abakristo bagiye banyagwa ibyo batunze ndetse bakirukanwa no mu mago yabo. They endured a great fight of affliction. Nibwo ibivugwa mu Baheburayo byasohoye ngo bihanganiye umubabaro w'intambara nyinshi. Byanditswe mu Baheburayo igice cya 10:32. Mwumve rero uko byagenze. Ariyo metode Satani yagambiriye kuzasoza akoresha nkuko yayikoresheje cyereka ikamuha umusaruro. Hepfo haranditse ngo great numbers sealed their testimony with their blood. Umugabane munini bagiye bahamisha ubuhamya bwabo, bakabuhamisha amaraso yabo. Noble and slave, rich and poor, learned and ignorant were like slain without mercy. Abimfura n'abaretwa, abakire n'abakene, injiji n'abanyabwenge, bose bagiye bicwa nta mpuhwe. These persecutions, beginning under Nero about the time of the martyrdom of Paul, continued with the greater Ores Fari for centuries. Aka karengane katangiye mu bihe bya Nero, ubwo Paulo yicwaga, kagiye gakomeza mu binyejana byakurikiyeho gafite umuvuduko utandukanye. Noneho ngiye kugera ku ntego yatumye ifitanye isano na bya bindi nabasomeye kare. Christians were falsely accused of the most dreadful crimes and declared to be the cause of great calamities like famine, pestilence, and earthquake. Abakristo baregwaga ibinyoma, bagashyirwaho ibyaha bikaze, bikavugwa yuko aribo ba nyirabayazana bibiza nk'inzara, ibyorezo by'indwara ndetse n'imyuzure. Imvura yatinda kugwa, bagafata abakristo bagakubita kugeza iguye. Icyorezo cyatera ni mugigase, n'ikindi cyorezo
bakavuga bati ni babandi ibyo byabayeho, igishitsi cy'isi cyaza bati ni babandi. Nuko ubwo nibwo buryo Satani yakoresheje kandi bumuha umusaruro, ngo no muri kino gihe giheruka bya bindi byiswe ngo abakomeye n'aboroheje bose bazahatirwa kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Ikimenyetso cy'inyamaswa kivugwa ni icyumweru. Ushaka Bible proofs, mbega ibihamye bya Bibiliya, ubwo azashake icyigisho gisobanura inyamaswa n'igishushanyo cyayo n'ikimenyetso cyayo. Nzi yuko kuri iyi cyano y'abagoroza azakibona. Nariko noneho mu buryo bwihuse, ikimenyetso cy'inyamaswa ni icyumweru. Uburyo rero abantu bose bazahatirwa kucyakira si ubundi, Satani azateza ibyago kuri iyi si, ibi byorezo, ateza amapfa, ateze n'ibindi biza byinshi. Narangiza anyurire mu bahanuzi b'ibinyoma, aribo bigisha b'amadini yayobye, bahanure bati yemwe bategetsi mwikwirirwa mushaka ba siyanse ngo bapime. Ibi ni ibimenyetso by'uko Imana yabarakariye, kuko mutanga umudendezo abantu bakica icyumweru, abantu bagasuzugura amategeko ya papa, namwe mukabareka. Abategetsi rero bazi ubwenge, bakunda abantu, ntabwo bazahita bemera ibyo bababwiye. Bazavuga bati na amatiku yanyu turayazi. Abandi nabo kugira ngo babemeze bazakora ibitangaza. Ibyo bitangaza nibyo bizakura abami kwizima, bavuge bati burya wa muntu ubwo yabivuze akabihamisha ibimenyetso nibyo. Batangire gukora nuko ibyanditswe mu byahishwe 16 umurongo wa 13 na 14 bizasohora. Abami bo mu isi barimanganywe, bapfukiranywe, bahendwe ubwenge, ngo bafashe Satani mu rugamba rwe ruheruka rwo kurwanya ingoma y'Imana. Nguko uko ubuhanuzi buzasohora, abantu bagahatirwa kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa, abazabyanga bagakomera ku mahame, bagashikama ku kuri kw'Imana, bazarenganywa ku buryo Reme yababonye muri icyo gihe asanga bose ubutwari bushize, bashize amaboko imugongo nk'umugore uri kunda. Icyo gihe nicyo gihe umubare w'imbata z'Imana zizicwa nka babandi ba mbere barenganirijwe iby'Imana uzuzurira. Imana ishimwe kuko yabiduhishuriye bitaraba, kugira ngo ubwo bigiye kuba twebwe bitazaturimanganya, bitazatugusha, kuko biranditswe ngo uwihangana akageza imperuka ni uzakizwa. Imana y'amahoro iduhe gukomera, Imana y'amahoro iduhe kuyisunga, Imana y'amahoro iduhe kwizera Yesu no gukomeza amategeko ye, kugira ngo tuba abakandida b'ijuru mu izina rya Yesu.